atera foto bafite igikoresho arangije arazarajya ngo bro wagiye kurya ibyano kagura igikoresho nuko yambwiye ndende cyane nyine kumbwira nk'indi kintu cy'umuntu kumbwira n'igikoresho afite ndaceceka ngenda fotora akabaro k'agakamera gatoya kano nyine batwita tuno twa digital basohokamo nyine lens niko kamera nahereye ndi gukoresha fotora abanyeshuri nk'aba tuno tubora ikofi nyine toilet isazi no kubyumva biragora bivuze ngo yatangiye photography atabyumva ntabwo babyumvaga nyine mu byasabye kwicara n'atingiye gukora photography ati gute ugiye muri photography utaye ibintu wigaga utaye impano yawe umwishe ati rwose nta kintu natanga ati n'umurimo w'ubusongarere ugiye kuba ubusongarere ngani wapi ngenda mwereka ngani dore ifoto ukuntu zimeze tse izi foto bana zikorwa n'abantu bari aho ngaho gusa. Kubikaze kuri Over TV nizere ko ibintu bikomeje kugenda neza mu cyo byetanga igihugu nizere ko uri mu majyaruguru uri mu majyepfo iburasirazuba burengerazuba umujyi wa Kigali nawe dukurikiye kandi dukundoyere muri diaspora nizere ko ibintu bikomeje kugenda neza cyane nizere ko ibintu byo biri guhabwa umugisha niwe nabitari gukunda kandi izera Imana ejo nizera ko bizakunda reka rero uko bibona ngire ngo ikaze urabizi ni kuri Over TV tuganira amakuru menshi abari kuvugwa ku mihanda experience nyinshi abantu nyine tuganira nazo tukaziganiraho n'abatumirwa ba buri munsi umunsi rero kuko imbere yanjye mfite umwe mu cameraman bagezwe i Kigali bafite experience nini ku by'imyaka bimazemo akora ama video akora amafoto Patrick photographer karame ikaze kuri Over TV nabashimiye ko ikaze mu duhaye azko dafite vibe kayo cameraman mufite amafaranga mani muri isa ayerega ntabwo nsobatangira saragurika amafaranga ifaranga rije atura amafaranga rije micira hinduka no utangiye kugenda nk'amafaranga ariko ndukuriwe ni kiroso cyasaze n'iki kintu ko cyagora ifaranga ya aka cameraman muri sama ngo ni niyo season ya niyo season yacu ariko cyane ko indi minsi nabwo turakora n'indi minsi turakora iyo umuntu wamaze kubaka izina indi minsi yose urakora mfite ngo ni sama ariko sama yo none baba gukeneye cyane ari nabwo hakana bate ate nago mari abantu bakubona kuri channel turifuza nyine kutuganiza kuri experience yawe ni gute winjiye muri ibintu wabikunze gute rumva ni ibintu abantu bwo bafata nk'ibyoroshye ariko ni ibintu bigoye cyane ijana ku ijana winjiye gute nyine muri ibi okay nabwo kubyinjiramo nabwo ko nabihereye level 4 nkiga secondaire ubwo natangiye gufotora mfite akabaro k'agakamera gatoya kano nyine batwita tuno twa digital basohokamo nyine lens niko kamera nahereye ndi gukoresha fotora abanyeshuri nk'aba tuno tubora mu ikofi nyine toilet nyine gasanga harimo umukobwa na n'umuhungu ku ishuri bari fotoje nyine basohoka ku imprima we njye nabwo nasohokaga ku ishuri umva ikigo twigagamo byabarakanaga byatari kugira ngo uzabone uko usohoka buri munsi urushya rwa buri munsi ntabwo byashobokaga ahubwo nyine hari abanyeshuri bigaga mu kigo bigaga bataha umva nyine njye nagendaga ntima nafotoye amafoto nkaya selectinga nkabara umubare wayo n'amafaranga yayo nkamuheza ntigeno mpanagurize ejo mu gitondo neza zanze n'amafoto mu kigo nubwo buryo nge nakoraga mu kigo ariko ntabwo ari ko navuga ngo ndabikunze hani ntumirabye nabonaga nyine ngomba kuyigeramo ahubwo nuko byari kugira ngo umuntu yibone amafaranga ari ku ishuri ahubwo icyo nge nari ngamejemo nibyo nigaga kuko nigaga ubwubatsi mbani nshaka engineer nanjye byibuza ariko apana engineer wubaka ahubwo mu buryo bwo gushanya byo bita architecture nyine nkumva mfite bivuga ngo nanjye byibuza nshushanyije indi nyubako nka convention ikamamara mu gihugu kumva ni ibintu birenze amapayinzi ntabwo turagira nyine urumva maje kuvuga ngo mfite kamera maje gutaha rero baje kwiba mu gihembwe cya kabiri muri wa gatandatu urumva n'ubundi nitegura gukora examen national ntabwo nari nkibifakasenzeho cyane ndagenda ubwo ndakora nsoje nsoka hanze njya gushaka akazi nk'abandi bose nyine no kubaka urumva
mfite umwiko n'inivo naguze kuva kera ariko byahoraga ari bishyashya kuko uko igihembwe cyashiraga nasubiraga ku ishuri inivo yanjye n'umwiko bitarakora. Ikindi burya rero navuye kwiga nari kujya kubaka abafana kamaze ngo nuko ibikoresho byawe ko mbona ari bishyashya ese byabara gute kuba bishyashya kandi nakazi ndabona. Aha navuga ngo nakoze nk'icyumweru kimwe nkisoza ubwubatsi nize nabukoze icyumweru kimwe nkiva kwiga ubundi bisa nkaho buhagaze ninjya muri foto. Ntabwo byabangamiye ko n'umwana nyine Minerval bamwishyuriye ahubwo byabaye ibisazi no kubyumva biragora. Bivuze ngo yatangiye photography atabyumva. Ntabwo babyumvaga nyine mu byasabye kwicara ati ngiye gukora photography ati gute ugiye muri photography utaye ibintu wigaga utaye impano yawe umvishe ati rwose nta kintu batanga ati n'umurimo w'ubusongarere ugiye kuba ubusongarere ngani wapi ngenda mwereka ngani dore ifoto ukuntu zimeze se izi foto bana zikorwa n'abantu bari aho ngaho gusa ndavuga none ngiye nenze ko ifoto ifite amafaranga menshi ari inote y'igihumbi rero nifite ifoto iri inote y'igihumbi ubaza abantu 10 bafotoye amafoto 3 so 30 umufundi se gukorera iminsi ngahe niyo ngati ibyo biramaze ari kuziga kaminuza ubenjeniyeri ntabwo mu rugo babyumvaga ariko nyine bageze bambaza ati urashaka gukora iki nangana nshaka gukora photography ntabwo rero nanayize kuko urumva ko akanabwamba nayo mfite numva ko n'ubundi kamera yose bampereza ni skills zo gucokoza te numva ko kamera yose bampereza nahita ngira gute nahita mfotora nyine ndavuga nti nshaka gushinga studio ati inzu ikodeshwa ngahe ndavuga nti inzu ikodeshwa 80 muri quartier nyine urumva nabona nashaka kutanza mu mujyi ko mu mujyi inzu byibaza ni 300 urumva ntabwo amafaranga ntabwo bitabona ati byiza nkodesha inzu 80 ngabo kucya nk'amezi nk'abiri ukwezi kwa gatatu nayo nzandi kukwishyurira abazajya gushinga amafatishije kamera nanga ndaga nti ni miliyoni ati amafaranga ntabwo agira gute ntabwo twayabona ariko itanga nti ngewe mfite plan B umvishe nimba kamera itaboneka ariko njye mba mfite ahantu ho gukorera mfite inzu yo gukoreramo umvishe mfite n'utwo dukoresho mfite udutebe mfite nta mashini mfite icyo akora yasongura imashini umvishe ngura n'ibikoresho byo byandi byo muri studio by'ingenzi nyine nitavuga n'umufotografe nari twari tuziranye nyine hari umunyeshuri twiganaga mukuru yarafotoraga urumva yese mpuza na mukuru wenda ngani rero dimanche uzageza nzajya mba narakusanyije abakiriya umvishe uzibafotore numara kubafotora ngiye none nsigane ndi mu kazi ko editing na editing ntayo narinze rero kugira kamera ya software ubundi nkakoresha icyo bita tutorial nkiga ko editing ngo murumva nyine mu rugo bayazi ko ngiye kuzagira gute nzahita ninjira muri photography bampa amafaranga yo kwishyura inzu bagenda yishyura amezi 2 ibikoresho nayo nafite ayanjye makeya ngiye nangura ibikoresho n'imboga by'ingenzi bya studio niyo n'umuntu aza muri studio abantu bose bo muri Katanaga nti muzaze ngiye gufungura studio harimo n'abantu bafotoye umunsi amafoto y'ubona gambye ntangiye yabyiwe amafaranga navuga ngo nakoreye muri studio n'ibihumbi 10 niyo mafaranga n'abantu twafotoye ku mafaranga abantu batatu nifotoza amafoto 5 umvishe abandi numva baragabanye ibyo bindi 5 byo kubafotora none ndangije umunsi navuga nti ndafungura studio ndabye kandi dimanche kandi ndafungura studio abantu basanga ati tubuze kwifota n'ifoto nangahe ni igihumbi ifoto mbanga ni dire foto nezi turi gukora abantu baraza turabafotora abenshi n'abanyeshuri twiganaga hamwe baraza turabafotora bagana ifoto iboneka nyuma y'iminsi 2 hano n'ubundi mujyi wari ifoto iboneka nyuma y'umuntu nagiye nkura amakuru kandi ma studio n'abandi uburyo bakoramo ifoto turazikoze nyuma y'iminsi 2 turaje atavuga ati wow ifoto zisa neza ifoto ni nziza ariko nkagira ikibazo kimwe uwo mutipe ntabwo ari buzageza buri munsi agomba kuzageza dimanche gusa guhera kwa mbere kugera kwa gatandatu studio nta kamera wagiyemo kandi studio nabaga ngize gute nicayemo reka mbere ko na amafoto batavuga ati tukajya kwifotoza kwa mbere kwa kabiri nyuma naje gutanga amafoto kwa kabiri nimugora haje abantu nka 3 aje kwifotoza abantu rero nubwo muje kwifotoza kamera yagiye kuri tele ni kamera rero muri minsi turi gushutinga ry'ama video nta byari bihari ahubwo ikibazo cyari ko nta kamera ihari umvishe ati
turaza shootinga dimanche nibwo kamera izaba iri hano nanjye ndimo ndeditinga projet bari gufata z'amafilime ati rwose abana gansanga ndicaye ku mashini ndikorera filime nta kintu nabwo ndikorera okay mba mbikoze gutyo baraza ngo nyine icyumweru bagenda bimenyera niko nyine baza nyine hajya ku kimwe ko nyine harimo n'uwaza avuga ngo studio itagira kamera se ubwo uwo munsi ntazongera kugaruka nkazaza nongera gufungura ku cyumweru ntazongera kumubona ataragaruka ariko none amaze kubona mvuga n'igihe ntabwo byavamo ngiye kubaza ngo ubundi kamera ya make ntabwo ibaho ubwo yasanga ati kamera za make ziraho ntabwo ari za miliyoni gusa ni kamera nyine kamera n'ibihumbi 500 wayibona n'ibihumbi 200 wayibona none numva ko noneho nanjye nagira gute nakoresha kamera ubwo ndagane rero nshaka kamera ariko none amafaranga make adahenze ubwo ati rero ntabwo ibintu byawe uri gukora tunabyumva kuko nyine ugomba kugira gute kuba wakora nyine ibyo bintu bya photography kandi ndicara umutwe nyine ndateza abantu mfite imashini umbishe ntabwo nafotora umuntu siri kubyumva ndikubyumva ariko mfite kamera namufotora kandi nkatanga product yifoto nyine yifoto nyine yiyo umuntu ashaka kandi nangurisha ya mashini arikumva ariko imashini yayiguriye ubuye ni mu rwanda yayiguriye ngurisha imashini bari kugurisha imashini n'amafaranga amaze kubona nka make nka 30 itanongeraho n'ubu wampaye R5 yana ngora kamera R5 nihageje nyikoresheje bana wapi ni kigo ry'inyini ibintu kora nta bintu ikora nisubiza barangurana bamakandi gakamera gatoya bihuramo n'aya mafaranga ntabwo nari mbi batanga ngo byose ni kimwe watwaye na byose ni kimwe bayitwana nagenda yo none nta top up yagiraga nta murabyo yagiraga yasa gucana igitara ni igitara narikoreye muri ampuru bisanzwe nyine y'amatara no hejuru tubona cana mu rugo nakigutuha nka kubitaho nyine nkatambana ifoto nkayoreza ko bakora nkabona nyira umuntu mfite sigo nyeditingira ngo numva twaragabanaga igihe yaditingira 500 nkanya nkakora 500 ngo amafaranga twatiraga kandi 500 agomba kubera bito kubavamo inzu kuvamo umuriro kuvamo n'amasuku azakora ama nayo umutekano no yongera muri 500 mbona iyo kamera nayo nta kigenda itanyigurishiriza online ubwo urumva bampaye 60 ubwo muri ryari gitano ibare bampaye byo kugura n'imashini byose arashize abana nashanda tashi ukwezi kwa mbere kari kurangiye bana ndatashi ambo none ndangije ubwo tende umutipa ari muri quartier ariko afite kamera ebyiri Nikon na Canon ariko ka Canon yagakoreshaga mbere mu byirembo rikiza agifata mu passport bagenda turavugana ko najyaga mutira mu gihe nta kamera yabaga ihari fotora abantu ndangana se kamera bayigurisha ati angahe 200 ndangana rero ya masezerano ndabanga 60 nonaha 40 nzagenda nkwishyura nyuma ntacyo bitwaye ati nta kibazo mama 40 tuya amasezerano amatariki ko numva nyine amafaranga azaba yabonetse nkamwishyura ubwo nibwo nibwo n'ukwezi kwa kabiri kwari kurimo kurara kugezemo hagati banka amafaranga mfite yo kuzishyura ukwezi kuzakurikiraho nyiri byondo mbona nta kintu na kimwe mvuga ngo mpagaze mfite abakira bangaye nka 5 bonyine abahaje undi mutipe na hano Mount Kigali wari kuri graduation niyo mukira wa mbere nakoreye wa tele turadirenga mu 30 ashaka highlight ashaka n'amafoto kandi ngomba amafaranga ni menshi 30 n'abayiti byose bacatse umuntu mu kubita 10 azaza kumfatira highlight akanayikora nanye namuhaye kenze nanye nsigana ndi kenze ubwo nanye nkoresha kamera je gufotora hano ubwo nicyo kiraka cyambere navuga ngo cyanzanye kuri tele ubwo natangiye mvuga ngo none ninjiye kuri tele ariko nagera hanze kuko urumva nafotoraga muri auto mu bintu byo bita ngo auto nyine ubwo ibintu byose yabyikoraga nanzi ayuzo yonyine nta kintu kinanzi kuri kamera nanzi ko nyine ari gufotora nagera nzi ibintu nkabona hajemo urumuri rwinshi nyine bikancanga rimwe na rimwe nyine nkahita mbana sinzagaruka kuri tele nzajya mfotora muri studio honyine kandi studio nta mafaranga yararimo ukwezi kwararangiye nyine kwa kabiri mbana amafaranga hari
zinga ibikoresho ntaha mu rugo nasha mu rugo yarambwira ati nari mbizi ko nta bintu nta photography yawe yego ubwo nsa nkaho nshirinze kuri photography nta muntu ukimenye no muri babandi batanu baranyibagiwe umumera ati ati namenye naranje ibyo biramunaniye ati nabikubwiye akamaze ngo imashini re ni nayo gushemeramo kamera ati kamera zagufasha iki ati narumvije rako ati ko wenda imashini ko bagiye koramo pro gashushanya kamera zayishamishiriza iki nane sura kusoma ngo yakoma nka 50 kumva nyine birancanze ndagenda pareka ndavuga ni photography ntabwo nzongera kuyikora yego ubwo none se kugeza uyu munsi nawe mafaranga menshi wakoreye nawe make wakoreye nawe menshi wakoreye amafaranga make nakoreye ni 5,000 mu kirori wapata kirori wa 5,000 nyine ni anniversaire nakoreye urumva nyine nabaciye nka veni anga turagwa 5 ko numvaga niba nta kindi gukora ni muri mu rugo muri minsi nicaye ndagira nyine nkora 5 nicyo kiraka navuga ngo cyamake nakore ariko ntibagiye ko ni cyubona nakoreye da ferese amenshi nakoreye ni 300 300 ku kiraka cy'ibirori ntabwo urakorera miliyoni ntabwo kiragera ariko ntibanyishije byose nawe ushaka kuba yarenze yego twizere ko iyi sama yani ariko nyine ntakubwira wenda ashobora ati wenda ashaka ari kwa kundi kugira ngo ntabwo nabyize nyuma nyine naje kuvuga ngo okay nta gufoto nta birori nako nta bumenyi utagize aho ujya kubwiga okay nafashe umuntu nafashe na apply online mu kigo nyine bavuga ngo dutugutanga scholarship ujye kwiga photography noneho uze wige kuri scholarship mbona barampamagaye ngo tuzaze kwiga kwiyandikisha ni 10,000 ubu ntabwo ari scholarship ariko ari scholarship nkeya nyine amafaranga make nyine ugomba kwishyura 50% n'abakandisha 50%. Ndagenda niwe muri icyo ntabwo nshaka kukivuga ko ntabwo bafite akazi ko bamamarize. Ndagenda ngezeyo nize nk'ukwezi ko ngiye kwiga kuri scholarship bamaje konsoana kamera maje kuyimenya ariko ibindi bintu ukoresha nashaka kumenya by'imitaka n'ikintu numva nyaba bafite kamera ebyiri nazo zitarenze umvishe ariko icyo namaje kumenya cyari kamera uburyo zikora lens ko zikora speed rate yishize ikora iki ndaje bana scholarship mpaye ndumva ihagije none nagira nkajya kwigira kuri tele anshimira n'umukamera bayita Ibra Creativity ndamuzi kera yadukoreye amafoto na telefone yego muri igihe amashuti yarahara umva amafoto yandavuga ati hano watangaga 100 Ibra Creativity ndamwibuka Nyamirambo abaga ko na Kimisaga na Ibra ndamwibuka ubu n'umutipe bita Boni image ari ahantu twahuriye baramaye akaraka ku mato nyine maje kwiga ibyo ngibyo arakaraka bamaye kumatiza mu kiliziya duhuriramo tipo afite amaterafoto bafite igikoresho aranje arazarajya ngo bro wagiye kurya ibyano ukagura igikoresho nuko yangi ndabona cyane ngiye kumwira nk'indi kintu ngiye umuntu kongera n'igikoresho afite ndaceceka ngiye ndafotora nanzi se cyangwa bro handi ibintu bitanye abera ku muntu bitanye nawe niyo bitukuzi udufoto dukora shot akangati bro nyine ibintu bisaba kwihiringa umvishe bisaba kwiyima ariko ntucike intege natangati naje sana natangiriye nubwo ngize ahangaha atuye gukora cyane ukore ushaka igikoresho uzakibona urumva nubwa bumenyi nawe nahura n'umufotografe cyangwa nasemagarika kwiga nahura n'umufotografe ngane hano kantu gakorwa gute kamera ufite ni bwoko ki yitwa ngo iki akambwira nkakanyaneza nka fotora wenda akambwira ati ntabwo ari kwiga kamera bayikoresha gutya ubutawamikiraka icyo gihe amafaranga wampaga bataganya kodeshamo ya kamera kugira ngo nkunde nanjye mfate kuri ya kamera
nagenda nayikoreshe umvishe menye ngiye kamera ubundi ikora gute iyo mafoto yameze gute nuko navuga ngo nuko nubatse photography nuko nubatse abantu kumajije kumenya kuri photography arakantu bise nekereza kagezweho muri iyi minsi kandi abakamera mari mu bikora se gutera ivi ubona ari ngombwa we gutera ivi inge bazatera n'umuntu bitanye mu dushuka mukadufotora ntabwo photography ntabwo ari ushuka umukobwa ngo umuhungu ngo atere ivi nge nsanga ari byo bintu biri muri plan yawe kuri kuri gutera ivi kuko nge sinzatera ivi reka ntabwo nzatera ivi n'umukobwa nashaka azavuga ati ndagukatiye ariko sinzijyana ntera yego nyine ubona ariko ntabwo ari byiza ntabwo ari byiza kubera tutangiye utera ivi muri proposal mu murenge kwakwereka umukobwa nyine kumukunda oya kumukunda ntabwo ari ngombwa utera ivi icyambere kumukunda ngiye kwambika impeta niteguye gushyira mu mago ushaka urukundo rurenze urwo kugira ngo ntere ivi ahubwo njyewe nakabiteye twarabanye ubishe ko hariya hiherereye ariko hafi kabisa hano bakumugara ntabwo bibaho ntabwo bishoboka ntabwo bikunda ariko ndi kubona arizo mpaka zihari impaka zo zirahari mbese ubu tutagira inama umuhungu ugiye kumufata ngo ati ntabwo bibaho urukundo ni impumyi yabibwira ariko ati cyangwa gushaka amafaranga oya si no kwa amafaranga icyo mba nshaka gukora ni ifoto nziza umvishe kuko niyo ngicuruza kuko iyo nkoze ifoto nziza bivuze ngo mbonye ibindi biraka nka bitatu uko wenda nkwara hari ubukwe nakozemo bumwe umvishe ubukwe bwambere nakoze bw'amafaranga makeya nabikoze 1,100 ubwakurikiyeho nka 2,500 kuko numva nakoze ifoto nziza ku mafaranga make ariko ubutaha bampa menshi bivuze ngo nicyo mba ntigendere ibyo muri bukore iyo mbona ari film ndi bufotoramo itari nziza ndagira nti ntabwo ari yoza ngo tubafotore tujye ahangaha ariko ubundi ngo plani zabapanze ubitere ivi kandi ibyo yaje bikuri mu mutwe nanjye ngomba gutwika nka terive ntabwo nabikubuza yego Patrick ngushimire rero ko kubwo kwitaba ubutumire bwacu kuri Ova TV nizere ko n'ubutaha byagaruka n'abashaka kwiga photography n'abafite amakwe tubwire nimero yawe nimero ni 079 019 89 cyangwa ku mbuga nkoranyambaga yandikaho MC Rwema bahita babona cyane uri na MC cyane afate gufotora na MC oya ibyo nabikoraga nyiri ku ishuri ariko bitavuze ngo ariko ntabwo nabifata byagorana kuko byagorana ariko nabyo bishobotse mu gihe nta kazi ka photography wampamagaye nyine nabyo nkabyesinga da yego rero badukurikiye kuri Ova TV wibuke gukora subscribe ufungure inzogera unasharinge kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro bya buri munsi ya muranzi n'ibisanzwe twa BMCV na Sosipa Documentation MC Badman ibiganiro by'akagaruka